Mwaramutse abandi mwiriwe. Iyi ni televiziyo yitwa RTV1. Uyu munsi mu gitondo kare kare cyane twabyukiye muri gahunda zacu nk'uko bisanzwe. Ababa i Nairobi barabuze ubuzima bwa Nairobi, dutega gari ya moshi ya mu gitondo kare 6h n'igice twari muri gari ya moshi. Urumva ko twabyutse kare cyane, abantu benshi batarabyuka. Aba bantu bazi kuryamira babyuka za 3:00 4:00 twari kure cyane. So turagenda tugeze town dukubitana n'umusaza Scott. Munyamahoro, ni Mahoro, I think ni Mahoro, ariko azwi ku izina rya Scott kubera ko akora kuri Scott TV show. Scott TV show gutyo. So mubonye ndamwibwira biba ngombwa ko tuza kugirana ikiganiro. Abazi Nairobi, aha ni ahantu bita Uhuru Garden cyangwa se Uhuru Park. Ndetse bashatse kwanga ko twinjira kugira ngo tubashe kuhaganira, ariko ni ahantu heza rwose, ahantu hari smart, abantu bakunda ikintu cyitwa ifoto, abantu bakunda ikintu cyitwa video. Ni ahantu heza ho gukorera rwose. Gusa twahuye n'abasekirite bafite imitwe iremereye, babanza kutugora nyine, biza kuba ngombwa ko dukora geste y'abagabo. Ababizi nabyo babyumvise. Ku bantu babaye muri Congo, abanyagihugu ba hano muri Kenya ni ibihume. Ni ibihume. Ntiwopfa kumuvamo mu nzara, niko nzanumva abantu bakuru bakunze kuvuga. Utagize ikintu ukora rwose ntacu mwavugana. Ariko kandi bamara bagahendwa n'ubusa. Cyo kindi kandi nababonanye. Rero tugiye gukorana ikiganiro n'umusaza Scott. Reka tuje gutangira. Abantu bose bakoze subscribe kuntwara RTV1. Dukomeje kubashishikariza kugira ngo ntimutuveho, ntimukatwange kubera yuko wenda hari mutubonye intege nke runaka, ahubwo uko mutubona intege nke murusheho kutubwira kugira ngo tumenye ibyo dukosora. So karibu cyane kugira ngo tuje kubana mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mwaramutse abandi mwiriwe aho muherereye hose, turabaramukije cyane kandi tubifuriza amahoro. Iyi ni Ntwari RTV1. Uyu munsi rero twagize umugisha wo kwakira mugenzi wacu w'umunyamakuru, ariko reka tumusabe aje kwibwirana. Ariko hagati aho wabyutse gute wa? Meze neza ndashima Imana. Ndakuramukije cyane. Murakoze cyane. Ikaze cyane kuntwara RTV1. Duha ikaze cyane hano kuri Ntwari TV. Reka umuntu utakibazo. Ntakibazo. Meze neza? Meze neza ndashima Imana. Ntacyo tubaye. Ubuzima burakomeje. Asante cyane. Ninde turi kuvugana kugira ngo abatakuzi ba? Ku mazina nitwa Musore Aimable. Ndi umusama n'umushwa wasinzira b'abakwakuzi. Ndashatse. Ndashatse, mfite umugore n'abana babiri b'abahungu. Nshatse mu Batwari, korera Scott TV show. Scott TV show. Asante cyane. Muza kureba neza, sinzi niba ndi buza kugira umutekano mu by'ukuri, ariko turaza kwibwirana nyuma wenda, ari kugira ngo cyo gukora ikiganiro turi comfortable, abantu bisanzuye, wenda ibindi tuzabimenya nyuma cyane. Arige umuntu azakora ikiganiro n'undi, nyuma ukaza gusanga ni nk'umukwe wawe, cyangwa ni ukaza gusanga mufitanye urusano rumeze ukuntu. Abazi Kinyamurenge namwe murabizi, ariko ntacyo bitwaye. Aka ni akazi. Turi mu kazi. Ni akazi rwose. Urumva umeze gute uyu munsi twakwakiriye kuntwara RTV1? Nishimiye kuba ntuye nawe, nakurikiranaga kuvuga mbe duhuye, kandi biranshimishije cyane kuba turi kumwe nawe. Turabakurikira kandi mukora akazi neza cyane. Asante cyane. Ndishimye. Mu by'ukuri natwe biratunejeje, kandi ni ibintu bishimishije mu by'ukuri. Uko biri kose ngeranyije nawe umaze gufatika, uri ku rwego buri wese yahoze akenera kuguma guteraho ijisho kugira ngo tumenye nibuke amakuru ya ruguru n'ayo mu mihana. Byose ni ukuvangavanga. Wowe Scott, ibibazo nkubaza byose uriteguye? Ndi tayari. Uri tayari? Tayari kubisubiza.
uza wibasira abantu cyane ugakubitira mu ruhori cyane uza wumva umeze gute ntabwo ubwira ubwo bwiki turi kandi urabizi ga urumunane kuri kubisha ndumusamba tuzi ko mugira ubwoba bazatubeshera turi mutima turi mutima bazatubeshera gusa ko turi nk'abandi nose ubwo abasita bakunda inyama jewe ndazikunda by'umwihariko bakunda imyenda y'umutuku kukubaza wa ukeya uno musama bavuga ko basama bagira ubwoba nawe uri umusita ese urabyemera ko basita rimwe mukunda inyama dukunda inyama ariko gica n'umusita ndumusita bakunda inyama ariko urumva ntabwo ari twese ni benshi cyane nzi batazabarya inyama ariko mukunda inyama kimwe n'abandi tuzikunda nk'abandi wenda naje icyo narivuze ndabizi ko basama bagira ubwoba cyo kimwe n'abandi yaba umuntu ukunda inyama b'umusita ni uwa mbere wowe uwa mbere gukunda inyama ni byiza ikibi ni ubwoba aho kandi muzamutubeshera mwe ntimuzagakureho ntabwo batubwira niga ariko ntakubesha jewe akarere k'iwacu bayidandi n'umukwe w'abasama icyo tugomba kucumva ni n'abaturanyi iwacu ruguru ni abagabo b'intwari cyane rwose ni mu bibunda no mu mibunda ndamuzi mutware simvuze so uko ariko nawe ndamuzi n'abavandimwe umugore wose ndabazi cyane nabi wacu hari mukuru w'umugore wawe n'uwi wacu umuhani maranda turanabana hariya mu karere Scott narimbajije ikibazo uza wumva gute iyo wibasira abantu ukibasira umupasiteri ukibasira umuyumbe ukibasira akagara ukibasira uza wumva gute biriya bintu none sinza nibasira abo bantu nza nibasira icyaha sinza nta mpate nzibasira jewe nza nibasira icyaha nza ngwanya icyaha ni kwa ngo yandi ngo nzavuga ukuri nk'unyanganyange jewe nza mvuga ukuri icyaha kivuga wakoze ikosa cyane cyane sinkunda kuvuga izina ry'umuntu ariko ndavuga icyaha yakoze runaka uri aha ngaha yakoze icyaha runaka ariko nta muntu ndibasira tuba ngo tugabanye ibyaha n'amakosa tugabanye stress iyi mihanda yarasaze hari abantu bafite za toroma kwera imihanda none yaje kugira akora amakosa ugasanga biteje jam mu bantu abantu bakaguma kurya indimi bavuga ugomba kuvuga ntabwo ari cyane ntabwo nkunda kwibasira abantu ariko tuba tuvuga tugarura social media ga nikibereho izigenda igarura ikubanura ati ushaka gutambika hariya reka tukugarure uje mu murongo mwiza iyo urebye uburyo ukoramo n'uburyo wabihamagariwemo cyangwa se utangira gukora umurongo urimo niwo wifuzaga cyangwa bigenda bihinduka ibyo wenda cyangwa se tubwire amateka buke Scott yatangiye gute Scott TV urundi jewe nakoraga kuri TikTok cyane ho unarebye no kunuza kuri TikTok ifite abantu followers cyane na like 98 like muze abantu nkurikirana ifite 11 kuri TikTok okay TikTok nene no kwishimisha ngo nakora kuri TikTok niruka rudu stress nishimisha ariko biza kwa ngombwa ko mfungura cyane ari umuntu uze n'ibyakagara niho nabikoreraga umuvandimwe we mwaranyegera amatise ko bizo kubishoboye wafunguye cyane kubishoboye bimeze biti Scott TV nayifunguye mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka 2025 kwezi kwa 4 nibwo nayifunguye inshuti yanjye yayifunguye ndamusuje cyane The King niwe yifunguriye noneho mu kwa 5 iba monetize mu kwa 4 warafunguye mu kwa 5 iba monetize iratangira akora ni cyane ni Imana narayifunguye ngira abafana ndakundwa kugeza n'ubu ngubu ndacyafite abantu bankunda n'abanyanga bose ndabafite mfite abantu banyanga mfite n'abantu bankunda rero abo bose ntibobura mu buzima busanzwe rero kugeza ubu ngubu
iracyakomeje imeze neza nta kibazo aho igeze si habi irakomeje kandi izamuka tuzasaba n'abantu bakomeze bakore subscribe ni bisanzwe abantu batarakora subscribe kuri Scott TV show rwose ni mukandeho nta maraso yova kuri izo ndugu nuko mwashigikiye umuntu nashimira n'abantu bagiye banzamura benshi cyane bagiye bamba ibiganiro kandi bigakundwa bikazamura ni nko kunyita nugenda dufashanya iyi mihanda no gufashanya nta kwizamura hejuru ngo wowe ntiwotanga ikiganiro ngo wowe ntiwogira ati wamushira hejuru ngo iracana ngo ifunguye ngo ntiwo mugenda gukora ikiganiro ura umuntu araciritse iyo ni shetani gusa ni shetani hari abantu benshi ubu nyine bazamera n'inkoresha terme guhamuka wenda nibwo wumva ko ari danger batekereza kuja kuri kamera gasa nkaho wowe umushyira amaguru n'amaboko cyane niki kiri mu gutuma abantu batinya kamera yewe iyi kamera yahamuye abantu noneho hari n'abantu usigaye mpamagara akamanga kunyitaba kubera isaga z'imihanda akamubona ko ari ikintu kibi yakoze ariko bana mugende mutuze nta kibazo gihari mu bantu nta makosa n'ibisanzwe mugende mu mworohe nta stress abantu bari gutinya kamera cyane ari mukamabona ikiganiro akaba ati none mana mfashe nsimbe muri iki kiganiro tubamvuga bakamabike ku busa ariko nibisanzwe mu buzima busanzwe narimvuze ibi bintu no kubwiza abantu kuri wenda hari numvise intego ready no kugira ngo ugarure abantu ukemeye cyane ntabwo ukemeye umuntu n'ubundi nico bibiri zivuga Imana yanga cyane ntabwo yanga umuntu rero wenda hari uraza kuzivugira cyane twarapfuye baratwishe cyane izishaka ngo igarure ibyaha tubireke ibi bintu ushobora abandi badashoboye cyangwa se bakabibona bagacicika ariko wowe ukabidenonsa ntangaruka uzubigiramo ntangaruka ndagira kuko iyo impamvu ntangaruka ndagira nuko mbikora neza ikintu cyose wakoresheje ubwenge ukagikora wagipanze burya ari abantu bakora ikintu bakagikora bahubutse batagipanze ariko wakoze ikintu mu murongo ukabona kirimo isuku ntangaruka wogira kuko jewe nkora ibintu napanze nkora ibintu nashize muri gahunda niyo mpamvu usanga nta ngaruka bingiraho kandi wenda nakoze n'ikintu giteye n'ubwoba nawe ukavuga ati noneho nakoze ikintu kabisa kirakaze cyane Scott katugera dusoza ngiye kubaza utubazo nka dutatu ndamushimiye kuko duhuriye hano biba ngombwa ko tugirana ikiganiro kiri short cyane ariko mbiha agaciro cyane utekereza ko ari iki kintu cyo kurutira kuba umunyamurenge ntacyo niyo woza umeze bite niyo mafiyeri nza ngendana mu buzima iyo ntekereje ko ndi umunyamurenge hari n'igihe nica nkama nigurira fanta cyangwa igikombe cy'amata kuba ndi umunyamurenge gusa niyo noba ndi umukene umeze gute ariko ndi umunyamurenge birahagije ngiye kubaza akabazo sinzi uko ugafata ariko nta kabazo n'ubuzima bubaho ubu nyine bagufashe bakagushira mu nyanja na mama wawe n'umugore wawe umwengero ukaba mwinshi mwese mukagwa mu mazi mama agatega ukuboko tunyawe na Ntabara Scott umugore agatega ukuboko tunyawe na Ntabara ari wowe ufite ubushobozi bwo gutabara umuntu umwe gusa muntabare iki kibazo kiragoye wotabara nde bose no batabara aho yaje ubushobozi ufite nubwo gutabara umuntu umwe none reka twese tugapfa aho yaje nakubwiye gutegeka gutabara nego bose ko mbashaka none reka twese tugapfa igudi cyanje none reka twese tugapfa sinore ku mama sinore ku mugore wanje gute nanje no kwama niroha twese tukagenda no basangamo tugapfa ndeke mama ndeke umugore wanje umugore kugaye umugore ndiyo kugaye buriya nagize gute uvuze ngo nanone mufeho buriya ubajije mama wawe ndokore nde yakwamvuga urokora umugore kubera ko ubuzima yaraburiye
za bonane ni nyinshi kandi aragufite afite abuzukuru. Oya ye nta muntu uri isi niba bukecuye nta muntu ushaka gupfa nta muntu ukeneye gupfa ariko abantu bose bafite agaciro sinoreka nuko ahubwo tunokemera tugafana ndeke mama badanga ngo akagize tengo ni nyina w'umuntu akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu ni ukuvuga ngo inyoko yapfuye nta wundi nyoko uzobona umusimbuye ariko umugore yapfuye nk'umuryo ushaka undi ariko nawe afite agaciro cyo kumureka kubera umukunda cyo mureka ni rero jambo ubwira abantu bakurikirana Intwari RTV1 mugende mukore subscribe mu byukuri uyu ni umugabo w'ifura cyane kandi ndamukunda azayitonda kujya ari umuyumbe ariko aritonda cyane abayumbe mwubaho cyakagira ubakoraho ko natwe turi abayumbe mugende mwubahwe rwose mu byukuri mugende mukore subscribe muteze imbere turi hano turi gushakisha ubuzima twese kandi ntukace ku kiganiro ngo ureke gukora subscribe niyo wabuze umuntu niba utamuzi jewe ingeze ku muntu nawe muzi ntamuzi kugezeho gusa uzama nkandahuza mugende mukore subscribe comment share n'ibindi byose Imana ibahe umugisha asante mugira amahoro murakoze kudukurikirana shimira umutumirwa wacu ibiganiro byacu nakagaruka ubu twafunguye imiryango ni kenshi muzatubonana na Scott twaba turi wiwe cyangwa se ari iwacu ubuhahirane ni gutya na gutya asante cyane amahoro aganze yego murakoze